twongeye kubaha ikaze bakunzi ba ONENATIONRADIO, tukaba nkuko twabibabwiye turi hano Dallas, Texas, tukaba dukurikirana umuhango w'umwiherero umaze kuba ku nshuro ya gatandatu. Nkuko mubibona muri studio za ONENATIONRADIO, turi kumwe n'umutumirwa udasanzwe yavuye i Kigali, akaba yaje hagariye Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga. Muraho murakaza neza muri studio za ONENATIONRADIO. Murakoze. Mwatwibwira? Nitwa Sandrine Maziyateke, nkaba ndi nko mwabivuze umukozi muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, nkaba nshinzwe ibikorwa by'abanyarwanda baba mu mahanga. Urakoze cyane. Muri make ukaba ushinzwe diaspora ku isi yose. Uje mu gihe cyiza, dufite umwiherero, tumaze hafi imyaka 6 tugira umwiherero buri mwaka uhuza abayobozi ba diaspora batandukanye za RC hano muri Amerika. Mukaba ndumva ari inshuro ya mbere mwamwitabiriye uno mwiherero. Mwabonye gute? Ni ibiki mwigiyemo? Mwatubwira. Mu by'ukuri ni amahirwe nagize yo kuba natumiwe nanjye muri mwiherero wahuje abayobozi bahagarariye imiryango y'abanyarwanda bo mu mahanga uko ari 27. Igikorwa cyiza cyateguwe na ambasade yacu Washington n'abayobozi bahagarariye imiryango USRCA. Ni ibyishimo, ni byiza. Nakurikiye ukuntu baganiye, nakurikiye programu bakora, activities zabo. Mbese ni ibintu bishimishije kuko numva ko mu Rwanda rwo muri Amerika naho abanyarwanda baho bahura bagatekereza kuri gahunda z'igihugu, bagatekereza nabo ukuntu batera ikirenge cyabo muri gahunda, ukuntu mbese twakuzuzanya twese. Byari ibintu bishimishije cyane. Arakoze Madame Sandrine, kuko byari byiza. Ambasaderi Madame Matilde yayitabiriye n'abandi bayobozi batandukanye. Nk'umuntu wayitabiriye bwa mbere, of course byari byiza. Hari byinshi byavugiwemo, harimo ibiganiro byatanzwe, hari ibiganiro se, hari nk'imishinga wagiye wumvamo yagutunguye, ibintu byiza wabonye bafite wasangiza ahubwo no mu zindi diaspora zisigaye ku isi. Yes, hari ibintu byiza numvishe deja no kumva ko abanyamuryango abanyarwanda bahagarariwe muri state 27 zose, kandi buri muyobozi akaba yitabiriye iyi gahunda. Ni ikintu cyiza, ni ikintu gikomeye, kigaragara ko hari ubushake bwiza, hari iyo unity to work together. Ikindi numvishe hari n'izindi association nazo zikorana nabo, kandi nazo zikomeza zatanze ibiganiro byiza. Twavuga nka Ibuka muri hano muri USA, nayo ariyo iridinga ibikorwa byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi, ikabikorana na USRCA. Hari n'indi shami twumvishe ryitwa Rwanda American Friends Association, nayo ifite platform nziza nka one stop center, ko twanabyumvishe izagihuza amakuru ya association zose z'ibintu bikorwa muri Amerika, ibijyanye no kuinvestisa, gutanga investment mu gihugu, skills and knowledge, cyangwa izindi initiatives nziza, iza culture, sports, events. Ibyo byose, iyo synergy yo gukorana hamwe ni ikintu gishimishije gitanga kandi cyiza nabonye kandi gikomeye, tugombye twese gukomeza gushyigikira, kubera yuko iyo abantu bakoreye hamwe nta kibananira. Arakoze cyane Madame Sandrine, koko hagiye haba ibiganiro bitandukanye byiza, harimo n'iyo gahunda ya Rwanda American Friends. Ni platform nziza cyane. Madame Sandrine, nk'umuyobozi cyangwa se ushinzwe office urwego rwa diaspora muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga, mubona abanyarwanda diaspora ifite uruhare ki muri country development, mu iterambere ry'igihugu? Rwanda community abroad ifite uruhare runini muri development y'igihugu, nk'uko mubizi. With the National Strategy for Transformation na Vision 2050, ese na foreign policy, harimo objectives zireba abanyarwanda batuye mu mahanga. Ese uko bakomeza guteza imbere, gufatanya n'igihugu guteza imbere muri development y'igihugu, mukomeza kwiyubaka.
mu guhanga udushya, mu kuzana ubumenyi bwabo, mu kuzana investment, kuzana inshuti. Ibyo byose abanyarwanda batuye mu mahanga babifitemo uruhare runini. Nka gutyo bakorana mu association ni byiza, birafashanya, kandi nicyo kintu tuba dushaka twifuza gukorana nabo, ahubwo tukabureba tuti nka government ese tubafasha iki, tuhuze nabo, tubereke programu ziri gukorwa mu Rwanda, bakomeze bazikurikirane, bamenye amakuru nyayo, nayo bayasakaze, cyangwa n'abandi bafatanyabikorwa mu bihugu batuyemo bakomeze bitabire ibyo bikorwa. Twabonye ko hari ababaza byinshi, abafite inyota yo kumenya ese u Rwanda bigeze he, ese nifuje kugura inzu ndanyura he, ese nzanye umushinga ese ndanyura he. Iyo facilitation nibwo buryo tuba twifuza gukomeza gukorana nabo, kubera ko turabizi ko barashoboye, bagiye bakora. Abanyarwanda tuye mu mahanga nk'uko mubizi bagiye bakontribuwa muri gahunda z'igihugu zitandukanye. Hashize imyaka myinshi mwarabibonye, from $1 campaign, kubaka inzu, gahunda za gira inka, none ubu ngubu hari n'izindi gahunda zirimo barimo barakontributinga. Nabaha n'urugero Chana Challenge na BRD, hari na Ejo Heza scheme, so Ejo Heza saving long term saving schemes muri RSSB, naho bari kwiyandikisha no kugira ngo bakomeze bakontribute. So nk'uko mwabibonye remittances zabo bakomeza gutanga buri mwaka. Ejo bundi bwa nyuma twabonye remittances ko bageje kuri $274 z'amadolari, aho harashimishije, kandi ubona ko bazanayarenza. So ni muri iyo dynamics yo kuba twifuza gukomeza gukorana nabo, tubahuze na gahunda za leta na programs ziri gushyirwaho, kandi mu buryo buboroheye. Turabizi ko bagira gahunda nyinshi, ariko nk'iyo baje mu Rwanda n'abantu urugero, tugerageza naho kuba outreachinga, cyangwa niyo baje no kutureba tukabaha amakuru. Ni byiza kumenya amakuru, nabo bazagenda bagasubira mu bihugu batuyemo bakayasharinga nabo babana, mbese na gahunda tugakomeza tugakorana. Urakoze Madame Sandrine, kuko ibikorwa ni byinshi cyane wabibona diaspora itanga ku musanzu w'igihugu, nk'uko babivuga ko ari intara ya 6 kandi igira uruhare rukomeye. Madame Sandrine, nk'umuyobozi ushinzwe ibiro bya diaspora muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga, inshingano zanyu za buri munsi mu bijyanye na diaspora, kurushaho gufasha ibyo bikorwa bya diaspora, ziba ari izihe umunsi ku wundi? Ese umuturage akugeraho mu buryo bworoshye uwo muri diaspora, cyangwa hari ahandi anyura? Murakoze. Yes, ibiro byacu nk'uko mwabivuze biherereye muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Kimihurura. Rwose turi accessible, turi office yacu ikorana n'abanyarwanda umunsi ku wundi. Dutanga service ku banyarwanda batuye mu mahanga, ndetse zimwe na zimwe no ku nshuti zabo, inshuti z'u Rwanda nazo zikora gahunda zitandukanye mu Rwanda nka investment, naho turabagerageza kubaha service ku buryo bwihuta, haba gukora za legalization of documents, hari no kubafasha gukora recommendation letters nk'umunyarwanda wakoze investment muri real estate. Hari uburyo bwo gukora za administrative work, tugerageza kubafasha kugira ngo service bifuza mu gihugu yihute. Hari tax exemption ku banyarwanda, umunyarwanda watashye mu gihugu cye nawe ahabwa tax exemption kuri personal belongings, ndetse no ku modoka yaba afite amaranye umwaka. Hari n'ubundi buryo tubaguidinga, cyangwa ubuvugizi, utwegereye rwose nta kibazo, ufite umushinga wifuza ko kutugisha inama, nabo nta kibazo rwose turamufasha. Murakoze.
murakoze numva mufite inshingano nyinshi rwose kandi abanyarwanda bakurikira ONENATIONRADIO barabyumva isaha n'isaha wagira ikibazo yagira muri ofisi yanyu. Mwasuye diaspora ya hano muri Amerika, mwabonye ibikorwa ikora, iri mu diaspora akora neza, mufite izindi gahunda mugira muri ma diaspora, haba hari porogaramu ibe hari yo kugera mu zindi diaspora zindi ziri ku isi hose nk'ibiro byanyu biri muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga? Mu by'ukuri iyi trip cyangwa uru rugendo ni ubwa mbere nasura community, ariko kandi turashimira cyane cyane ko ambasade nyakubahwa ambassador Mathilde Mukantabana nawe wadutumiye, nawe wavuze ati ibyo mukora tubibona virtually, ariko byaba byiza ko umuntu areba n'ibyo abandi bakora mu associations nabo bakamenya ibyo mukora, tukakaba iyo connection. So ni byiza rwose twabasuye kandi twishimye, turanifuza no kuzakomeza nk'ibi bikorwa nk'ibi byakomeza bigakorwa mu zindi embassies, kuko niho tuzashobora kumenya imikoranire yacu uko yakomeza kuba myiza, gukomera. N'ubundi dusanzwe dukorana nabo via wa embassies, ambasade zacu uko ari 40, haba harimo za associations za RC associations mu bihugu bitandukanye bihagarariwe. Nk'ubu twavuga ko nk'ubu ngubu dufite association 55 ku mugabane w'isi mu bihugu bihagarariwe bifite abayobozi biri well structured. Tugerageza kuba in touch with them mu buryo bushoboka. Ubu ngubu with biroroshye, dukorana ama virtual events, uburyo bwihuse bwo kubonana, kuganira, hari n'ama kuri social media turabakurikira, muri za WhatsApp turakurikirana. So ariko nabyo physical event umuntu ahibereye naho ubu ngubu ko covid iri kugenda igabanyuka, iri kugenda nk'ishiraho gake, ubu noneho tukagenda duhura, noneho aho abanyarwanda bahuriye natwe tukaba duhari, tukagira amahirwe yo guhura nabo, yo kuba invited tukaganira, tukinteractinga. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cyiza, kandi ukuntu nabibonye biri no ndumva bizanadufasha mu mikoranire, kuko wabonaga harimo abantu bafite za initiatives ziri very interesting, kandi natwe twagerageza gukorana nabo muri izo initiative tukazihuza na gahunda natwe tuba turi gutegura mu gihugu. Urakoze cyane Madame Sandrine. Tubibutse ko iyi ni ONENATIONRADIO, turi kuvugira hano Dallas, tukaba turimo gukurikirana umwiherero ku nshuro ya 6 urimo kubera hano Dallas Fort Worth. Madame Sandrine, hano muri diaspora hagenda hagaragara abasiga icyaha u Rwanda cyangwa se bakanasebya igihugu. Nkamwe muhagarariye diaspora muri Minafed, ni izihe ngamba mufite zirwanya abantu nk'abo? Murakoze. Ingamba twaba dufite ku bantu basebya igihugu cyangwa abahakana bafite za ideology, genocide ideologies batandukanye, ariko icyo navuga bari abantu baratsinzwe. Bari abantu n'abantu bavuga ibintu bidafite facts. Noneho ubu umuntu arisomera, ubu amakuru umuntu arayabona ahantu hose, haba mu bitabo, haba kuri internet. Icyangombwa nuko abantu bamenye ukuri, the truth. Ukuri rero kugira ngo tukumenye ni gutya, ni connection, ni interaction between association. Murabona gukorana n'abantu na ambasade, hakaba hari na za association z'abanyarwanda bishyize hamwe, tugahuza amakuru twese hamwe. Murumva kufightinga umuntu ujya guhimba ikinyoma kuri genocide ideology, umuntu ujya kuvuga ibintu bidafite shinge na rugero. Gahunda yacu ni gukomeza kubirwanya, gukomeza kurwanya abo bantu, twe dukomeza kuvugisha ukuri kwacu, dukorana muri unity, mu bumwe, kandi cyane cyane twigisha urubyiruko amateka y'igihugu cyacu, kuko bariya urubyiruko ni bo future.
nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika avuga ni urubyiruko ni umusingi w'igihugu. Nidukorana neza as an association aho duri hose ku isi hose, tugakorana za embassies, natwe hano Minafete rwose aho tuba turi tukabikurikirana neza, urubyiruko rwacu rukamenya amateka nyayo, ndetse rukarya runaza no mu Rwanda rugasura, apana kwiyumvira ibintu hanze, ahubwo bakaza bakanirebera the real Rwanda future, aho iri gushapinga, aho rugana ni hehe. So ndizera yuko nidukomeza muri izi nzira za communication wise nka One Nation Radio, mutegura ibiganiro bitandukanye byiza byubaka, mutumira abantu benshi baza bagatanga amakuru, ni ibintu byiza. Ni gutyo niyo synergy yo gukorana hamwe, noneho abumva bakumva ukuri, kandi tukabana mukagira na examples, mugatumira n'aba friends of Rwanda. Ni byiza. Nakomeje kumva nyakubahwa ambassador Mathilde avuga ati mukomeze mwubaka u Rwanda, naho muba mu state mutuyemo, mwegera abayobozi, mumenyekanishe, nta kibazo rwose. Ibyo nibyo byiza, niyana no gufightinga ideology birimo. Umuyobozi uri muri state urimo yumvishe ko hari undi munyarwanda uri gusebya igihugu, akumva namwe nawe uraje uramuvuguruje kuti no, reba the true story is this, ufite na facts zigaragara. So I think ibyo nibyo by'ingenzi, kumenyekanisha u Rwanda, u Rwanda RCA n'intara ya gatandatu uko mwabivuze, natwe dukomeze muri iyo unity of work together, dukomeze duhanahana amakuru nyayo, dufasha abana bakiri bato kuko ari bo Rwanda rw'ejo, nabo bamenye even na roots zabo na identity, ntitubatakaze mu bindi. So nicyo ngewe nakongeraho kuri umusanzu. Murakoze Madame Sandrine, murakoze ku mwanya wanyu muduhaye mukeya. Ndabizi ntabwo mufite ibindi mugiyemo, ariko sijye ngere ntabajije abantu kuri One Nation Radio. One Nation Radio muyibona mute? Irakora akazi gakomeye muri diaspora, mubona itanga umusanzu mwiza muri diaspora One Nation Radio? Yes, One Nation Radio turarishimira cyane. Nanjye ntago nasoza n'abashimiye, bashimiye ku bwitange mugira, kuko ni initiative mwagize yo kuvuga muti natwe dushyireho platform ya abanyarwanda tuye mu mahanga. Ni ikintu kiza cyane, kandi muradufasha mu byo mukora. Harimo part of a big part of the work ijyanye n'ibyerekeye communication, amakuru niyo nayarubaka, niyo atuma n'ibyo tugezeho twese tubigeraho. So One Nation Radio rero namwe dukomeze dukorane, ibiganiro byanyu turabikurikira, ahubwo turifuza ko n'abandi bakomeza kureberaho, kuko One Nation Radio niyo radio ya mbere ya diaspora yavutse nk'uko twabivuga. Hari n'abandi bagiye batangiye nko ku mugabane w'Uburayi, hari izindi radio ziri kugenda ziza. So ni muri iyo gahunda ya communication strategy, cyangwa uko twakomeza kuganira tuhanahana amakuru, ibiganiro bitandukanye. Tujya tubona ko mukora ibijyanye na investment, ibijyanye n'urubyiruko, ibijyanye no how to fight against genocide and deniers. Mutumira abayobozi, guverinoma, mutumira private sector, mutumira diaspora. So rwose ni ibintu byiza mukomerezaho, kandi turabashimiye, kandi turi kumwe. Don't hesitate, hari icyo mwaba mwifuza kuri information cyangwa ambassade, rwose ntihari, natwe kandi turahari. Murakoze cyane. Rero naho nitubakenera nk'uko mubivuze tuzaba tubashaka igihe cyose. Murakoze rero abakurikiye One Nation Radio, ibiganiro biracyakomeje. Jeni Bahati Kalisa, hano Dallas, Texas. Thank you. Iwacu Dignity Home Care
iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri iwawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri iwawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa3.iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.